abakobwa 37 bamaze kubona amahirwe yo guhagararira intara enye n'umujyi wa Kigali mu irushanwa rya Miss Rwanda 2021 riri kuba mu buryo budasanzwe. Ni mu gikorwa cyabereye kuri televiziyo ya KS2, chaîne ya YouTube ya Miss Rwanda no ku mbuga nkoranyambaga za Miss Rwanda ku mugoroba w'uyu wa gatandatu tariki ya 20 Gashyantare 2021. Habanje kwerekanwa amashusho y'abakobwa bahatanye muri Miss Rwanda 2020 bavuga ibyo bahuriye nabyo muri iri rushanwa, birimo ibyabagoye, byabashimishije, amasomo adasanzwe bakuyemo, ubushuti baremye, ibiganiro bahawe n'abayobozi batandukanye n'ibindi byinshi byabasigiye amasomo akomeye. Aba bakobwa batangajwe nyuma y'uko kuva ku wa 13 Gashyantare kugera ku wa 19 Gashyantare 2021 akanama nkemurampaka kagizwe n'abagore kasuzumaga ibikubiye mu mashusho bohereje ku rubuga rwa Miss Rwanda. Ni irushanwa riri kuba mu buryo budasanzwe bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyibasiye isi muri iki gihe. Reka turebere hamwe ibyo Emma Claudine wari ukuriye akanama nkemurampaka yaba yasobanuye. Emma Claudine yavuze ko batorohewe no guhitamo abakobwa baserukira intara n'umujyi wa Kigali, ariko kandi ngo bari bihaye intego y'uko umukobwa wese ubasha gukomeza afite ubushobozi bungana na mugenzi we bwo kwegukana ikamba. Uyu mubyeyi yavuze ko banyuze muri byinshi birimo kureba amafoto, bareba ubwiza bwabo, nyuma bareba neza ibijyanye n'amashusho ndetse n'ibyo bohereje. Ati byari bigoye ariko abanyarwanda bari badutumye twagombaga kubikora. Yamaze impungenge ababyeyi batarumva neza akamaro ka Miss Rwanda, avuga ko ari irushanwa ryiza. Yavuze ko ababyeyi bakwiye gufasha abana babo kwitinyuka bagakabya inzozi zabo. Emma yavuze ko n'abakobwa bakwiye gutera intambwe yo kubwira ababyeyi babo ibyo biyumvamo, ababyeyi bamara kubashyigikira bagashaka n'inshuti zibashyigikira kugira ngo bazitware neza mu irushanwa. Emma Claudine yasabye ababyeyi gutangira kwita ku bwiza bw'abana babo b'abakobwa bakiri bato. Pamela Mudakikwa yavuze ko irushanwa rya Miss Rwanda byari ngombwa ko riba muri iki gihe mu rwego rwo kujyana n'ibihisi irimo. Yavuze ko nta cyahindutse kandi ko ibikorwa byose uko biba biteguye muri iri rushanwa ariko nako bizagenda. Yavuze ko yabonye ko kuri inshuro hitabiriye abakobwa bose, byerekana ko umwana w'umukobwa yamaze kumva no gusobanukirwa neza akamaro ka Miss Rwanda kandi ko agomba guharanira kugera ku nzozi ze. Avuga ko yagize amahirwe yo kureba amashusho yoherejwe n'abakobwa bose kandi ko bagerageje gusubiza neza, byanorohereje akanama nkemurampaka guhitamo. Mudakikwa yashimye umurava, umuhate n'ibisubizo birasa ku ntege aba bakobwa batanze. Avuga kandi ko yashimye intego zikomeye benshi mu bakobwa bagiye bagaragaza. Yasabye buri mukobwa uhatanye muri iri rushanwa kumva ko hakiri urugendo, buri wese amusaba gukora uko ashoboye, agasoma ibitabo, akareba ibiganiro bitandukanye n'ibindi bimufasha kwitegura neza kugira ngo azegukane ikamba. Umuhanzikazi Mariya Yohana yavuze ko yabonye ko abakobwa basubije neza ibibazo babajijwe. Miss Nimwiza Megan, umuvugizi wa Rwanda Inspiration Backup, yongeye gushimangira ko byari ngombwa ko iri rushanwa riba. Atanga ingero z'amarushanwa akomeye ku isi yabaye muri iki gihe isi ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Nimwiza avuga ko nubwo COVID-19 idacogora vuba, babonye ishusho y'uko ari irushanwa rigomba gukomeza kuba uko byagenda kose. Reka tugerageze kurebera hamwe ndetse kandi tubashe gusobanukirwa byinshi ku bari bagize akanama nkemurampaka ka Miss Rwanda 2021. Jolie Mutesi yambitswe ikamba rya Miss Rwanda muri 2016, niwe washinze urubuga rw'ibiganiro Intergeneration Dialogue ruhuza abakuru n'abakiri bato. Niwe mukobwa wa mbere wahagarariye u Rwanda muri Miss World, akaba yaratowe nk'umugore w'icyamamare mu mwaka wa 2019 muri Made in Rwanda Awards. Mariya Yohana Mukankuranga ni umunyabigwi muri muzika gakondo, umurinzi w'umuco, akaba n'umwe mu bagore bakoresheje impano yabo mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Ni umutoza w'itorero ry'igihugu Urukerereza, yabaye mu bagize akanama nkemurampaka muri Miss Rwanda 2020. Michelle Iradukunda azwi mu itangazamakuru, akaba afite uburambe bw'imyaka 8 mu itangazamakuru. Yagiye yitabira amarushanwa atandukanye y'ubwiza haba ku rwego rw'amashuri ndetse n'urw'igihugu. Akaba ari ku nshuro ya kabiri abaye mu bagize akanama nkemurampaka ka Miss Rwanda. Pamela Mudakikwa ni inzobere mu itumanaho, afite uburambe bw'imyaka 10, akoresha ubuhanga bwe bwo gutumanaho mu kuganira n'abantu batandukanye ku bibazo bijyanye n'iterambere ry'umuntu ku giti cye no gushimangira indangagaciro z'umuryango n'umuco. Emma Claudine yabaye bazashangazi w'abangavu n'ingimbi n'abandi. Imyaka 15 irashize yatangiye gukora ikiganiro cya Radio Salus cyitwa Imenye Nawe mu mwaka 2005, akaba yarabaye bazashangazi mu kinyamakuru cyandikirwa abakobwa cyitwa Ni Nyampinga. Iyi ni Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5/5. Mwibutse ko nta handi uzigera kura amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Iyi ni Slim Jesus Entertainment, ikiganiro ni amakuru ya murandasi, aho tugenda tubakusanyiriza amakuru amwe n'amwe agiye atandukanye yagiye asakara ku mbuga nkoranyambaga. Kora subscribe dukomeze tugendane 5/5.